Umuntu nagusura uzirinde ko akora ibintu ngiye kukubwira mu gihe wowe utabimuhereye uburenganzira. Umuntu wagusuye cyangwa umushyitsi mu rugo rwawe ntuzatume atembera mu nzu yawe, agendagenda atembera mu nzu yawe kuko hari igihe aba atemberana imyuka mibi. Iyo myuka mibi akabasha kuyikwirakwiza mu nzu hose, nyamara mu gihe wakamuhaye karibu ukamwicaza aho wamuteguriye ho kwicara akagumaho, kuko umudayimoni arazengurukanwa, aragendanwa. Rero uwagusuye umuhaye uburenganzira bwo kwinjira mu nzu yawe agatangira kuyitembera, aba ari kuzengurutsa ndetse anatembereza imyuka mibi mu nzu yawe. Icyo ni icyambere udakwiye kwemerera umuntu wagusuye cyangwa umushyitsi akwiye gukora mu nzu yawe. Ikintu cya kabiri udakwiye kwemerera umuntu wagusuye kuba yakora mu nzu yawe, ntuzatume umuntu wagusuye atangira kwihereza ibintu byo mu nzu yawe, atangira kujya nko muri firigo cyangwa atangira kwigera inkweto ziri mu rugo rwawe ahasanze. Icyo gihe iyo utangiye gutuma umuntu wagusuye kwa kundi atangira kwijyana muri firigo, akijyana mu byikoni, ibyo akozeho byose aba ameze nk'aho ari gusiga ibimenyetso, ndetse icyo akoze cyose akagisigaho ikimenyetso kizazana abadayimoni bakazaza bakurikiye ibyo bimenyetso, cyane cyane dore yuko iyo uzi ko uwo muntu adasenga. Ikintu cya gatatu udakwiye gutuma umuntu wagusuye akora mu nzu yawe, ntuzigere utuma umuntu wagusuye yicara ku buriri bwawe. Ni bibi, ashobora kwicara ku buriri bwawe akahatuza abadayimoni, akabereka yuko yababoneye aho kuzaza barara bagutesha umutwe, dore yuko umuntu wagusuye utamwizeye ntuzigere utuma anarenga umuryango ngo yinjire mu cyumba cyawe. Ashobora gutuma abadayimoni biha karibu muri icyo cyumba cyawe, mu buzima ukazongera kubona amahoro ari uko wongeye byibuze kubiharanira ndetse no gusenga cyane, kandi wari uri aho utuje umeze neza, ariko kubera yuko watumye umushyitsi agusura akicara ku buriri bwawe akahasiga imyuka mibi mu buryo wowe utabasha kubonesha amaso yawe. Rero bityo ntuzigere utuma umuntu wagusuye yinjira mu cyumba ngo yicare ku buriri bwawe. Icyo ni ikintu kibi. Ikintu cya kane ukwiye kumenya, ntuzigere utuma umuntu wagusuye atangira kuvuga amagambo mabi, aganira amagambo mabi, cyangwa avuga ibitutsi, cyangwa azana intonganya kuri telefone mu nzu yawe. Ntuzigere wemerera umuntu wagusuye ko ashobora guhamagara cyangwa guhamagarwa yagiranye ikibazo n'umuntu kuri telefone, yarangiza agatonganira mu nzu yawe. Bikurura imyuka mibi, dore yuko ibyo binabangutsa abadayimoni kuba bahita bataha inzu yawe rwose byihuse. Icyo ni ikintu kibi udakwiye gukinisha. Mu gihe atangiye gutonganya cyangwa atangiye kuvuga amagambo mabi, ujye uhita umubwira yuko ibyo bintu atari byo kandi bitemewe, byibuze ataravuga amagambo agera kuri 3 mabi, kuko avuye hagati y'ijambo rimwe no kugera kuri 5, abadayimoni baba batangiye rwose kuba batangira kumviriza ahantu hari intonganya, bakaza bakahataha, kandi bakunda ahari ikibi gusa. Icyo kintu ntuzigere wemera umuntu wagusuye ko agikora mu nzu yawe. Icya gatanu, ntuzigere utuma umuntu wagusuye yambara amarinete mu gihe ari mu nzu yawe, kuko iyo ari amarinete ariya y'umukara afite ibirahure by'umukara, ntuzigere utuma umuntu yinjira mu nzu yawe yambaye amarinete y'umukara, kubera yuko ashobora kwinjira yaje afite imyuka mibi imugaragaraho mu maso, ariko akinjirana amarinete ameze nk'aho ari guhisha ibimenyetso. Rero ugashiduka yinjiranye imyuka mibi mu nzu yawe, kandi umudayimoni agaragarira mu mboni. Ntuzigere wizera yuko umuntu wambaye amarinete akwiye kwinjira mu nzu yawe. Uzaza abanza yakuremo, kuko ikibi aba agifite mu maso ye uhita ukimubonamo, ukamwirinda kandi ukamujya kure cyangwa ukamutokesha mu gihe yaba atarinjira mu nzu yawe. Icyo ni ikintu ukwiye kwirinda ku mushyitsi wagusuye. Ikindi ukwiye kwirinda ku mushyitsi wagusuye, ntuzigere utuma umushyitsi wawe wagusuye avugisha abana bawe, akabavugisha mu buryo
bwo kubabwira amagambo y'amateka y'amagambo mabi cyangwa amateka akanganye y'ibintu bibi byabayeho bifite aho bihuriye n'abadayimoni. Icyo gihe uwo muntu yari kuganiriza abana bawe ibyo bintu aba ameze nk'aho ari kubakangurira, abashyiramo ubugome ndetse abumvisha amateka y'uko ubugome ari bwo bubasha kurokora umuntu mu gihe wenda yaba ari mu bibazo runaka, kuko ubwonko bw'abana bukurura vuba kandi bufata vuba. Ntuzigere utuma umuntu wagusuye yicara atangire ahagarare, ubona yicara akongera agahagarara. Dore impamvu ituma umuntu wagusuye iyo yicaye mutangira kuganira ukajya ubona ari guhaguruka yongera ahagarara, icyo gihe abadayimoni baba bari kumutegeka kurebareba impande zose, akarebareba yuko aho hari icyo bakwiye kuba bahakora mu gihe babona amahoro. Ntuzigere utuma umuntu wagusuye ahaguruka yicara yongera ahaguruka yicara. Ibyo bintu uzabirinde umuntu wagusuye mu nzu yawe.